bahaye ikaze muri sobanukirwa. Turasobanura amateka ajyanye n'uko u Rwanda rwo hambere rwiyubakiye inganda z'ibikoresho by'intambara zarufashaga guhangamura abanzi. Mu mateka abanyarwanda bamye ari indwanyi n'abakogoto b'umuheto mu buryo budasubirwaho, ku buryo muri aka karere nta ngabo z'ibindi bihugu zapfaga kubisukira. Bari bafite ubuhanga bwo kwiremera imyitozo njyarugamba bakayitoza nta wundi bakeneye uyibatoza. Iyo myitozo n'ubundi yagendanaga nuko babona imbogamizi zavuka mu rugamba bagiye kurwana bitewe n'akarere bazarwaniramo. Bitozaga imyitozo yo gusimbuka imikoki, kwiruka, kurasa kure, uhamya intego n'ibindi. Ibyo byose ntawabitekereje ngo abibagenere, ahubwo bari buje intekerezo zabafashaga guhangana n'urugamba rukomeye no kurema imyitozo ifatiye ku miterere y'aho bazarasanira. Ubwo buhanga bwo kurwana bwagendanaga no kugira ubuhanga bwo kurema ibikoresho by'intambara by'ingeri zitandukanye no kubicura, birimo amacumu, imyambi, imiheto, ingabo, inkota n'ibindi. Byose bikagira ingeri zitandukanye bitewe n'uko bashaka kuzitwara ku rugamba. Hari nk'amacumu bateraga umwanzi ryamwinjiramo rikamutera ubumara buhita bumwica. Hakaba n'amacumu bacuraga uwo bariteye kuryikuramo ntibishoboke kuko n'ubundi rihita rishimura inyama zo mu nda. U Rwanda rwagize amacuriro menshi yacurirwagamo amacumu yo kwagura u Rwanda. Ayamenyekanye cyane ni atatu. Hari uruganda rw'Igacuriro rwari ruherereye mu Bwanacyambwe, ari nayo nkomoko y'iryo zina rya Gacuriro y'uyu munsi. Kugeza ubu ni mu kagari ka Gacuriro mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni rumwe mu nganda za kera na kari kuko rwahanzwe na Kigeli Mukobanya ahasaga mu 1378 ubwo yari amaze kwigarurira Ubwanacyambwe bwa Nkuba ya Nyabakonjo. Nubwo mbere ye habagaho ubucuzi bw'ibintu bitandukanye birimo n'intwaro zo ku rugamba, ariko byakorerwaga mu kajagari kuko buri wese mu bari bagize abanyabyuma b'ibwami bari bakuriwe n'umwiru mucuzi. Babikoraga buri umwe ukwe bakazahuza ibyo bacuze, nyuma babikuye mu baturage bari inzobere muri uwo mwuga. Urundi ruganda ni urw'Ishangi Cyilima Rujugira yarushinze ahasaga mu 1694, aho rwari rwubatswe. Kuri ubu niho habarizwa umudugudu wa Kabeza mu kagari ka Shango mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo, hafi y'amashuri abanza ya Shango. Urwo ruganda rwaje rwunganira urwa Mukobanya mu rwego rwo kugwiza ibikoresho byinshi by'intambara kuko yabonaga ko u Rwanda rukomeje kugarizwa n'ibitero mvamahanga byinshi. Akaba yararushinze amaze kwagiriza ibihugu bine byari byishyize hamwe ngo birimbure u Rwanda, ariko anashaka ko ruzamufasha kwegerezwa ibikoresho by'intambara yaragiye gushoza ku bihugu by'iburasirazuba bw'u Rwanda, dore ko ari naho hari hasigaye ibihugu byinshi byari bitarigarurirwa. Urundi ruganda ni urwo ku Ruganda rwubatswe ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri ahasaga mu mwaka w'1867 ubwo yari atangiye guhangana n'ibitero yagabaga mu bihugu by'iburengerazuba bw'u Rwanda. Uru ruganda rwari ruri mu kagari ka Ruganda mu murenge wa Kamembe. Kuri ubu ari naho ako kagari gakura iryo zina kuko hari uruganda rucurwamo amacumu yo kwagura u Rwanda. Muri icyo gihe Rwabugiri yimuye abacuzi bose baba bari mu ruganda rw'Ishango n'Igacuriro ngo baje gucurira i Ruganda kugira ngo we n'ingabo ze begerezwe ibikoresho by'intambara, kuko icyerekezo cye cyari cyo guhangana n'ibihugu byaho byashakaga kwiyomora ku Rwanda ngo byigenge. Mu ntwaro zamenyekanye zacurwaga i Rwanda mu gukungahara ku bikoresho by'intambara harimo imyambi, amacumu, ingabo n'imiheto. Niho kandi hakomeje kwamamazwa imiheto yitirirwaga ubukomere bwayo n'ibiti yaramvuwemo nk'imiheto y'ibihekane yari ikabije kurekera umwambi ukagera kure cyane kandi ikaramba. Imiheto y'imikore bitaga impangare, imiheto y'imironko, imiheto y'inkwaya, imiheto y'urukurazo n'iyindi. Imiheto yabangwaga mu biti bitandukanye ariko bizwiho kunoga no kuramba, kenshi ikanitirirwa ibiti yaramvuwemo. Imiheto yagiraga umumaro iyo yabaga iri kumwe n'imyambi. Imyambi ni igikoresho cy'intambara bambikaga mu muheto bagafora ubundi bakarasa umwanzi.
Bumwe mu bwoko bw'imyambi bifashishaga kurasa burimo iy'ibishyushyu, imigano, imigera, impiru, ingobe, amabano, urukurazo, intanage, ingorore n'iyindi. Imyambi yabaga icuzwe mu byuma igakwikirwa mu biti. Mu bwoko bw'amacumu yakorerwaga mu Rwanda harimo injuga, imisakura, amashongore, iminembwe, imitari, amakuza, iminega, indekwe n'ayandi. Amacumu yabaga acuzwe mu cyuma kuva hasi kugera hejuru. Habaga hakenewe n'ingabo zo gukinga amacumu n'imyambi by'umwanzi yabaga yohereje. Mu ngabo zitwazaga mu gukinga imyambi y'umubisha harimo ingabo y'isuri, urubega, impenzi, inkuku n'izindi. Umunyarwanda wajyaga ku rugamba yagombaga kuba yikwije ibi bikoresho byose kugira ngo abashe guhangana n'umwanzi. Ibindi bigaragara nk'igikoresho cy'intambara ni inkota yabafashaga guhorahoza umwanzi babaga bamaze kwica ariko atararekana.